Leka nongere ngusuhuze kandi ngo ikaze nizere ukomeje kumererwa neza cyane mu bice bitandukanye by'isi uhereremo ukurikiye BARYINYONZA Talk Sports. Ndagushimiye cyane ko ufunguye n'iki kiganiro, ndakwifuza kuza kugira umunsi mwiza cyane uzo kuryoherwa byiza kuza gukora byose muri karo kanya. Rero reka twe gutinda ahubwo noneho tugaruke ku mukino warabaye ku mugoroba. Ikipe ya Man City yari yaje Stamford Bridge ku kiraro itsinda ikipe yitwa Chelsea igitego kimwe kusa cya Riyad Mahrez waruvuye kuri bench kuri assist yarahawe na Yaje, bombi baravuye kuri bench. Chelsea ikipe wale yatsinzwe nibyo gusa na mbere ko tuza kuza kwinjira mu byaranze umukino ngene kuza kwinjira wenda uko twabonye najya gumanza mbira abafana ba Chelsea ko tugowe reka nanyamabwiye ko tugowe tugowe mu nguni nyinshi mu byukuri ntago ari ibanga, tugowe mu nguni nyinshi ngiye cyakoze n'ababeshye narebagira match mfite bitotsi byaje pe nyine bitotsi byaje ko itanryoheye si uko numvaga nshaka kuryama kamema ariko nuko match itanryoheye. Najyaga mubwiye ko niba ari match twagombaga gutsinda Man City yaririye, ariko nanone ntitwayitsinze kuko nta bushobozi twe dufite bwo kuyitsinda, nta kindi habuze ubushobozi bwo kuyitsinda, ntago dufite ubushobozi bwo gutsindira Man City itari kanganye ku mugoroba ntago mbabeshya kamabwire na sinzi barangana bivugiye cyangwa ari kuri radio. Narabwiye nti uyu mwaka Pep Guardiola agiye gufasha Arteta gutwara igikombe. Kumufasha gutwara igikombe ni ugushyira muri kare hagati ye na Mikel Arteta mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Chelsea ku mugoroba yagombaga nibura gukora draw, byashokaga iyo byanga gutsinda yagombaga gukora draw, ariko bano bakina ikipe twa Chelsea ifite ni ibintu bari gukina kambabwiza ukuri, bari muri comfort zone bari muri comfort zone ku rwego rudasanzwe. Umukino wakinaga ni mugoroba wabonaga ari mediateur ba Chelsea nabo babiri, yari Dennis ushaka kwigaragaza, yari Matoko Vasic usanzwe akina biriya nyine, ariko abandi bose shaka nkubwiza ukuri tuzabara tuyibonye. So ku mugoroba Chelsea yabaye force gukora wale baje kuza gutsinda icyo gitego cyo nyine kimwe kubusa, ariko babaye force kuza gukora press mu byaki kare cyane kisa press Chelsea na Raheem Sterling baza kuza kuvunika. Bibaga ngombwa ko hinjira mu kibuga Pierre-Emerick Aubameyang aje kuza kwinjira mu kibuga ndetse aza kwinjira n'undi mupeti urumva. Gusa mu kipe yombi yatwetse nda ko bakina neza muri rimwe cyangwa se undi ikipe yitwa Man City mu buryo bwayo ize kuza gutsinda match. Numva nta bintu bidasanzwe nabonye muri ya match nkuri kuzanga ngo nsobanure mbwira abantu uretse kugaruka ku reaction y'abantu mu byukuri, kuko ikintu twabonye muri ya match cyo rwose kandi babwiza ukuri nta kibuzo ukabwira cy'umunyarwanda ku bintu twabonye muri ya match ko nta kintu kizima cyari kirimo, nta kintu gikanganye cyari kiri muri ya match Chelsea n'ikipe ya Man City. Cyakora ku mugoroba ku kiraro twagiye tubona ibintu bimwe na bimwe. Ikipe twa Chelsea muri mefemere irimo ku mugoroba zasaga naho zari hose, nitugira mu guheza amanota abakinnyi muraza kuza kubibona zasaga naho zari hose. Wenda kugira ngo itaza no kuza kudutinza no kuza kubyinjiramo, reka tubahereza amanota bigeneye n'ukuntu bakinye ku mugoroba. Ikipe ya Chelsea iri mu rugo, Kepa Arrizabalaga yongeye kunyereka ko afite amaboko magufi. Amusabe kubivuga mu buryo, ariko Kepa Arrizabalaga yongeye kunyereka ko afite amaboko magufi, kurambura akaboko kure biramuvuna. Igitego wamutsinze Kepa Arrizabalaga yaza kuza kurambura akaboko wera barari kwikoraho, yabyanze yanze kukarambura. Na mamanota ni 6-10 kuko yitwaye ku mugoroba. The same kuri Azpilicueta nta kiringanye cyane kubera imyaka afite, ibyo ari gukina birabaye. Kalidou Koulibaly na Thiago Silva ibyo bakini mu kibuga biriya birabaye. Buriya gutsira ibitego kimwe nta giko cyacitse, kandi ampli igitego batsinzwe bigaragara ko nka defense ya Chelsea nta makosa, lakini nyine Kalidou Koulibaly na Thiago Silva gukiriringira ballon baza ko byari mu biganza bya Kepa Arrizabalaga ndetse n'itwa Marco Kurera Sazeta wari bumoso waje kuza kuva mu kibuga ku 68 rwinjaga umwana witwa Hall, sibyo. So kuri gukorera rero ngiye rwose mu amata menshi na 5-10 abakinnyi nakunze nko nabikubwiye. Imikinira ku mugoroba ni Matoko Vasic ni Denis Zakari, nibo nabonaga ko nibura ku mugoroba bari kugerageza gukoresha imbaraga zabo, n'ubundi wabonaga ko bashaka gukina bashaka gukina Man City. Njye na Zakari namukunze kundura, nabonye ari umukinnyi yamusaha umwanya wo gukina, yatweretse kaza umupira, yatweretse ko ashaka kuba yisanze mu bakinnyi b'ikipe adversaire ari batatu akabakora mu baro akayitwara, yatweretse ko ashaka gukubagana akigira imbere y'agacenga agakora iki, yabitweretse kandi I loved it for real. Nabikunze, nakunze uburyo byagenze, nakunze uburyo byitwaragamo. So we nitwa Matoko Vasic nibura amanota 6 n'igice ku 10 kuri jewe. Nibyo kuri Kim Ziyech mwoka byaramwe
aramagambo nabonye aramukina ikipe yitwa ngwiki ya kipe kinene Madrid ejo muri Madrid kabatsinda kimwe afite umukinnyi wavuze ngo Azari akina ngo he does not care to play football ntabwo ntiyitaye ku byo gukina umupira mu byuko ati asa n'umundahare shana kimuze cyane mu nk'umudari ku mugoroba kabisa amusore kuvuga mu buryo wenda Sterling wese agiye ikibazo cy'imvune ntabwo namurenganya yavunitse akiri kare cyane Christian Pulisic yavunitse ko umuyobozi agakashaka kubagana hakimuze cyo match ku mugoroba yari yamunaniye nta kintu cyagiye cyo gukora ku mutoza rero nange mu mpera amanota ku mutoza kipe ya Chelsea ku mugoroba nange mu mpera amanota reka ngende kujya amanota muhere nange mu mpera amanota nibyo kuri Man City kuva mu izamu ryabo Edson Moraes Kawoka wari muraxe waje kuza gusimburwa na Manuel Akanji Johnson ndetse na Nathaniel Akeko babanje gukora back 3 bose ku ruhande rwanjye bagize amata meza mediane barimo Rodri ni Samfort nk'ibisanzwe Kevin De Bruyne yashambiraga ku mugoroba nubwo atamaximije the same na Iker Gundogan bose nabazanye Kevin De Bruyne na amata 7 n'igice Gundogan nkamani ba amata 7 defense equipe ya Man City nkabizanira amata 6 bose the same kuri Bernardo Silva urawe ni macacari begoye cyane kansera ubwo Chelsea yagize imana kansera kiri buryo yaza kuza gukina umusore kwicara umuntu so Brot Haaland ku mugoroba yibuze nawe habonetse uburyo bwiza cyane bwo kumufata aribura mu Burundi birarangira Phil Foden ntacyo yagaragaje cyane ni match yarebwe n'abaturage bagera ku 39 n'abantu 998 ibi 40 byabaraga abantu babiri gusa no barigira match equipe ya Chelsea n'ikipe ya Man City ntagara abantu bakeya ariko nanone si uruhuri rw'abantu benshi bavuga ati kabaye so ubwo none reka tuze no mu zindi reactions twaje tubona mu nyuma y'umukino byavuzwe byagaragaye by'abasesenguzi babonyemo nyuma y'uyu mukino well ibyo twabonye kuri match reka tubihere ku ruri mugabo twa Sami Mokbel yavuze ngo Raheem Sterling ibyifuzo by'ibyo mvaga ashaka kwereka Man City icyo yabuze byarangiye mu minota 2 gusa ubwo yagiraga ikibazo cy'imvune byarangiye mu minota 2 gusa ateretse bibona nk'ibintu bigaragaza ko inisezo ye ya mbere b'equipe ya Chelsea ibaye imfabusa bigenanye n'ibyo yagombaga kwerekana tibaye imfabusa n'umusore w'equipe ya Chelsea avuye muri Man City nazomona afara equipe ya Man City bamukomera amashyi ubwo asohokaga hanze y'ikibuga bikabyanze mu biti yaje ku kibazo cya hamstring cyagikomeye cyane mu by'ukuri yagejeje no gushaka gukina ariko biranga equipe ya Chelsea na bench afite ariko byabaye ngombwa ko bamukora bamushyira hanze hanyuma ikindi twabonye equipe ya Chelsea muri stade ku mugoroba witwa Benoit Badeshile defenseur wa mushya baguze uko mimona kaje bundi bamutanzeho $35 y'amapaundi yere kuri stade yaje kuri no match n'umusore w'imyaka 20 y'amavuko rero akaba yagaragaye kuri match ikipe ya Chelsea bakinaga n'ikipe ya Man City rero ubwo Chelsea yagurwaga yarari hari kabisa ari kubira n'amaso y'abiri akaba rero ari umusore umwirabura kabisa waruri inyuma gatoya cyane ya boss yicanye na boss mwayibonye ko ari yicanye na boss n'abandi bakiri ikipe ya Chelsea bashyashya ba Andre Santos bari bahari David Datro Fofana yarahari bose baje kuri no match ikipe yitwa Chelsea yagaraguzwaga gati n'ikipe ya Man City bivuga muri ubwo buryo urumva ndetse yewe Chelsea yari yanampostinze karivuga ko bari buze kuza kuri match yabyerekanye amafoto agiye agaragara ari muri gym equipe ya Chelsea yaje muri visite yo kureba ko gahunda zihagaze nuko equipe agiye kuza ko arimo imeze so ku mugore rero tukaba twamubonye kuri match equipe ya Chelsea hanyuma twinjiye sasa ku bantu bagize reaction batanga reka duhe kuri Jamie O'Hall watubwiye ko ikipe twa Chelsea ngo yoroshye ingiri soft cyane nyuma y'insinzwe 6 bamaze kujya muri saison abaka ikipe ya Chelsea iri week n'umugabo n'umupundi kuri yari gukora commentaries kuri Talk Sports ndetse witwa Dan Sanders bose akabavuze ko ziri mvune za Chelsea ziribuze kuza kwica witwa Graham Potter bijyanye n'imikorere ndetse n'imivugire n'imitoreze mu by'ukuri Sanders yagaragaje ko muri equipe ya Chelsea imvune zigomba kubakora amagambo yavuze ngo nekeza ko imvune bafite ziribuze kuza kubica Fofana, Chilwell, Reece James, Ngolo Kante, Armando Broja, Edouard Mendy, Rebelo Vitashek ati bisa naho kimwe cya kabiri cy'ikipe yawe cyose nta ryari baragiye so ati rero agomba kwemera ko Chelsea iri kunyura mu bigoye kandi bikomeye cyane ati bafite abakiri bari cyangwa 8 mu by'ukuri bakore kubabanza muri kwadari ku ibibazo by'imvune kujya kano kanya ati rero ati Potter ari kugorwa ari gusafaringa cyane kandi ati byumvikana ati iyo ndebye ino kipe ya Chelsea nekeza ko biroroshye gukina nayo kuko iroroshye kabisa ati
nimwe mu makipe yagize umusaruro mwiza cyase yabaye successful mu myaka 20 itambutse atari ku bituvuganye bicaye ku mwanya wa 10 mu shampiyona y'Abongereza. Well, niko kuri guhari bicaye ku mwanya wa 10 mu shampiyona y'Abongereza bisa n'ikipe Chelsea bize kuza kugorwa mu buryo cyangwa se ubundi. Bageze kuri Ohal Jami we abajwe niba umwanya wa 10 ku ikipe Chelsea waba uhagije kuri no position bariho. Aravuga ngo kwanza ni ibintu bidakwiriye kwemerwa. Atariko hari ugomba kwibaza niba Graham Potter yabasha kwisurvivinga n'izi Imvune afite ntekereza ko biguterwa nazo ariko hanga natwe tugikintu twibazaho. Ubundi izi Imvune za Chelsea zo ntiziri kwikora like dukwiriye gushinja umutoza ibyo turi kubona mu kibuga tubona zino Imvune afite ahango reka natwe tuhaganire tuhibaza twicaye tumushinje umusaruro utameze neza cyane muri Chelsea tubona zino Imvune afite kuko reka tugizanye kure abakinnyi ba Chelsea bose bahari wenda defense tuyireke ko yabakuriye ariko Reece James ahari Ben Chilwell ahari Ngolo Kante ahari Jorginho ahari Mason Mount ahari Chelsea yagakoze ibi cyakora nishinja ko nta rutazamira ifite uyiryana ndabishinja so uno mugabo Jamie Hall yakomeje avuga ngo ni Imvune kuri ngeze gutuma Chelsea ibura umusaruro ku rwego atibaza ko munsi azaba afite abakinnyi bose bari fiti dushaka kuzana bitandukanye atariko ikibazo ni igihe utuzi ikipe nini nka Chelsea ati ntago ubona umwanya ntabwo habwa umwanya wo gutegereza ngo abakinnyi bave mu Imvune zawe icyo gihe waragiye cyakoza ku kana soje Jamie Hall akana kaza cyane ku makipe manini nka Chelsea uwo mwanya urabona ako mamumva amagambo no bavuga ko n'abari Amerika cya kandi mu bwenge bwinshi kuko niho hantu abantu bibaza wowe uwo mwanya urabona kuri equipe nka Chelsea yizina rinini igushyira kuri pressure baremera ko uza kuza kwihanganirwa niyo magambo yatangajwe n'uno mugabo n'undi witwa Chris Sutton nawe ntabwo ari indimi yabanje kunenga performance ya Chelsea imbere Man City ariko yongera akanatubwira ati ntazi niba uno mutoza yabuze kuza gukomeza kugumana kano kazi kuko ngo ntagazi ko ikipe ya Chelsea cyangwa Todd Bowell arabuze kuza kubasha kwihanganira bino bintu ninsizwe ya 6 kuko nemaze kwikubwira ikipe ya Chelsea maze kujya kano kanya Sutton akaba yakweshoninze niba uno mutoza ikipe ya Chelsea yaba ari munini wo gutoza ikipe ya Chelsea yaba mfite afitinga mu nkweto z'umutoza w'ikipe ya Chelsea so Chelsea imaze gutsinda only one game muri Premier League muri match zabo 8 ziheruka currently bice ku mwanya wa 10 shampiyona y'Abongereza ko kanwe mu kazi match imwe muri match 8 ari kuri BBC Radio 5 live nyuma y'ikipe ya Chelsea imaze gutsindwa Sutton yavuze ngo yatangiye bivuze ngo Chelsea yakini neza atinekeza ko babikoze mu gice cya mbere ariko gice cya kabiri bari overrun bari babi cyane bari hasi bari bagayitse ati ese niyo Chelsea abafana bashaka kubona aho bari kugaraguzwa gati kuri urwego ati imyaka 20 itambutse babaye ikipe yatwaraga ibikombe bikomeye kandi gatsina n'imikino ikomeye ariko byumva ati ikibazo ndi kwibaza Todi araza gutorera kangahe cyangwa araza gutorera bengana iki how much can Todd Bowell tolerate Chelsea kujya gucana City muri FA Cup nibara mukabagiye hariya ntekeza ko akazi karibuze kuza kuba karemeye cyane kuri Graham Potter ati izari precision zigoye kuri Chelsea amajwi menshi yagiye aza avuga ko batishimiye Thomas Tuchel byarangiye agiye ati byaragoranye cyane kuri Potter yinjiramo ariko iyi kipe ya Chelsea turi kubona ntago iri kwitwa neza mu buryo buhagije naye namwe abantu bose musato na kuvuga ukuri kana kakuvuga nijya nyababwira nti rero ikipe yacu mwavandimwe bayigabanyije nyine igitinyura ari ifite ufata umutoza Brighton akaza kumukisha Chelsea koko akisanga agize experience yo gutoza Champions League bwa mbere muri Chelsea ngayibaza so yakomeje bango baraspendinze cyane ati kandi wakumva terme Potter arimo kujya kano kanya kuko aba key players badahari yabinjoza avuga ati ba Mason Mount ba Chilwell ba James ba Sterling bose bakaba batari bahari ati ntago byari byiza mu byukuri bihaje atako sinekeza ko mu byukuri ikipe ya Chelsea iri kwitwara gutya muri uyu mukino well ayo namagambo yande namagambo mvana yitwa Chris Sutton nawagira atanga reaction ye ku myitwarire ikipe ya Chelsea hanyuma rero muri kano kanya noneho reka twumve noneho icyo umutoza w'ikipe ya Chelsea yatubwiye ne ku ruhande rwe yego nawe byo ni byiza kujya naje ikintu tubwira niyo Man City ntabivugaho cyane ariko Chelsea nyine yagaragujwe hagati Chelsea yagaragaye Chelsea yasebye bagiye ikintu batubwira uno mutoza
witwa Graham Potter ku mwanya wa 10 yavuze ngo mu by'ukuri hari factor dukwiye kwitaho ati hari mirongo dukwiye kureba muri Premier League ati insinzwe Man City igiye kimwe ku busa imeze nk'iyo twatsinzwe kuri equipe ya Newcastle imeze nk'iyo twatsinzwe kuri Arsenal ya kimwe ku busa ati ni iminsi mibi cyane sibyo so ati tukagira kwa Brighton bakadukoma tukakora draw kuri Manchester United tukakora draw kuri Brentford tukakora draw kuri Nottingham Forest ati ni ibintu bibi ati birasa naho turi mu situation igoye cyane aramutse abajijwe mu kuba abona top 4 bishoboka cyane ko yinjiramo yavuze ngo situation turimo kujya kano kanya gutekereza kuri buze kuza komeza atandari imbere wabura umwanya ati ntago cyari igihe cyanyacyo oh lala ati tugomba kwita cyane kuri match ukurikira next game twese tukaba turi hamwe tukerekana urwego rwa performance uri hejuru cyane urumva ati tugakomeza gutanga challenge mu buryo bwacu turi hamwe nk'ikipe na club ati twese tudutumbereye imbere so imvune z'abakinnyi zageze mugonga cyane zimwe na zimwe ntago tubizo kuza kwitino zageze mugonga ntago tuza kuza kubigaruka cyane hanyuma kurana rw'ikipe ya Man City wenda icyo nakubwira cyambere nuko nk'umusore twa Yoroshye yatubwiye ngo yarazi ko bitazamugora nkuko byamugoye muri Man City ati yazwi intangiriro zitazamugora nkuko zamugoye ariko kumwe na Pep yishimiye ko akomeje gukorana kandi akomeje kwitwara cyane mu buryo bwe cyangwa se ubundi ngo bikugenda neza cyane ubwo tugiye kubagarutse ku bakinnyi ku giti cyabo witwa Jamie Karaga we yifatiye witwa Marco Correa ku gakanu avuga ati kamabwize ukuri Jamie katazi kugarira akaba atazi gusatira ubundi akiniki yete ntagazi kugara mu by'ukuri ati ntagazi kugarira yanga yari kuri Sky Sports yavuze ngo ntago nishimiye ibyo kukorera yakinnye mu gice cya kabiri kugera simbove mu kibuga ati iyo turi kuvuga kuri price tag ntaga defender price tag afite ntaga defender igiciro cye ati iyo uvuze umuntu ushaka umubona nk'umuntu udashobora kugarira ati ntekeza ko niba ari umuntu udashobora kugarira uwo muntu aba ari wose aba ari impfabusa kabivuga mu buryo ati kuri ngewe byasaga naho adashaka gukugarira he didn't want to defend ati iyo ndeba abadefenseri bigusha ati bituma ntekereza ko adashaka kugarira iyo ndeba defenseri cyo kuri mu defenseri iyo cyo kintu najya nkunda umukinnyi abadidi umukinnyi witwa Eder Militao arigusha mana nyagasani we Militao arigusha niye mukinnyi nzi bigusha kurenza abandi bose so uyu mugabo yakomeje atubwira ngo nakweshorinze kuri kukora cyane mu cya kabiri ko nabonaga adashaka kugarira ati iyo bari kumwe n'umukinnyi one on one ati twamubonye gatatu cyangwa kane kose agwa urumva ati wobonaga ko kumuhagarika ari ikibazo gikomeye cyane atareka akora rimwe na rimwe ukabona ko biribuze kuza kumugora gukina well namagambo atubwiye ko urumva mwe kabisa cyangwa nabyo byari bisekeje cyane byakukorera nabanza kuza kubitindaho nanjye ubwanye numiwe nyine amafaranga yarahiye nta kundi hanyuma kandi nansoze kuri Pep Joseph Guardiola mutoza kipe ya Man City nawe nk'uwatsinze match of course nabona ajyana gikiri mubwiraho cyangwa se kano ntago nibuze kujya ntabwira none kuri zino reaction z'abafana b'ikipe ya Chelsea bajya bagaragaza none ntago nabitindaho Pep Guardiola we yashyize muri jokes avuga ati l'empressement nakoze zanyetse ko am a genius yavuze muri jokes ariko nyine l'empressement nakoze ufite bench nziza itanga umusaruro cause you have good players urumva Guardiola yinjiza mu kibuga kirimo wa Nico Lewis wa Manuel Akanji mu mwanya wa kana Joao Cancelo baza komeza gufungura urukuta rw'inyuma hanyuma abakinnyi babiri kombinazo baje kuza gukora niyo yataza umusaruro ubwo navuga Yoroshye ndetse na Ed Mahrez kumpira mwiza cyane warahawe na Kevin De Bruyne mu kibuga gati bigeneza cyane mu kubisobanura Pep Guardiola yatangiye igice cya mbere cya Sloppy cyari kibishe cyane ati ntago twe dukere ibintu byinshi wa pressing cyase pressing yacu ari hasi cyane ati ntago twari organize neza cyane atareka mu gice cya kabiri abyumvira ko kuri Manuel Akanji mu kibuga ndetse na Nico Lewis twabaye beza cyane kurushaho ati am a genius ndi umuhanga kubera ko nyuma y'Everton nabajijwe impamvu ntigeze nkora impinduka kugeza ku 41 ati nekeza ko rero uyu munsi twabikoze namagambo ati ntago twashobora gutakaza ngaha atari ku ngubu adufite amanota 5 ya gap ari gati yacu equipe ya mbere ati turacyasiganye n'iminota 3 yo gukinira ati bivuze ko bivuze ikintu kinini kuri twebwe ati tugomba kwiprofinga ati kwera ko usanzwe umwanya turiho nyuma y'imyaka 4 cyangwa 5 ati muri Premier League ati nibyo ngibyo ntago ari ati nibyo ngibyo kabisa ati rero ati muri Man City yacu twikizemo ko kwa 11 abantu batekereza ko byuko ngo turaba champion mu kwa 11 atari kumaze kubona ko ntibiragoye ati ntago
babasha kuba champion kabisa. Ati amakipe yandi adafite pressure kubera ko abantu bavuga ko mu kwezi kwa 9 City yegombaga gutwara igikombe cya champion, ati nkuko babivugaga mu kwezi kwa 9. Ati ariko nyuma y'imyaka 4 cyangwa 5 ntago babyoroshye gupushinga nanone. Ati niyo mpamvu nyuzwe inyuma y'ibimaze kuba muri imyaka yose. Ati nahitamo ko twaba closer, twaba hafi, atari ko muri buno buryo Arsenal gukina bakwira ibirenze akakamba bambwira ko we na Arsenal bafite ukuntu bashaka kugira n'iki Arsenal bakwira ibirenze kuri bitazatunga Arsenal twa champion azakomeza kubaba iruhande tumpaka bayitwaye. Ati kuri twebwe ati byari bingira kamaro cyane, ati byumwe ku gice cyacu cya kabiri ati twitwaye neza cyane bidasanzwe. N'amagambo ya Pep Guardiola. Hanyuma nsoreze sasa kuri zino reaction z'abafana imbere ya Pierre-Emerick Aubameyang waje kuza kwinjira mu kibuga asimbuye nawe akaza kongera kuva mu kibuga asimbuye. Aubameyang rero abafana bavuga ati iyo Aubameyang ari mu kibuga tuba abakinnyi 10 yamwe muri kubibona. Wambere yavuze ngo this Aubameyang's career is over man, brought on as a sub and hooked when his team needed a goal. Ati kumuzana mu kibuga ari umusimbura ubundi akitwara kuri cyangwa nyine akagayika aho ikipe ikeneye igitego n'abafana ikipe ya Chelsea. No Troy ni n'umuntu ukunda kwamamaza cyane kuri social media, njye nkunda kumubona cyane. Undaza avuga ngo Aubameyang looking alive, a living sub is sub. Ati Aubameyang ko yabaye umusimbura kongera akaba umuntu umusimburwa, ati biragayitse kandi biransekeje cyane. So n'abantu bagiye bamwataka cyane mu byukuri, gusa Aubameyang kabisa uburyo mukunda yaje muri Chelsea ibintu yakoze byaranteguye, nzi kazakora ibintu bimwe by'agatangaza ariko ni hatari kabisa. So ngani ngukorera mwakoze cyane gukurikira cyo kiganiro ubona ko byari bimeze kuri match ya Chelsea buriye none tuza kuza kugaruka noneho no mu kigali gikurikira no twita cyane ku makuru yose aramutse muri rusange. Utarakora subscribe nagusaba kujya mu ikore kano kanya kugira ngo atazajya agira ikiganiro kimwe kigucika. Kwifuza kugira umunsi mwiza cyane, nkwifuza guha uronke Kanimana ikurinde.